hano mwiriwera Twigiwe naho neza turaho. amakuru y'iminsi Amakuru ni meza rwose nkuko tureba byacagamo izuba ni byose. twebwe iwacu nta kigenda Nta kigenda se kandi gute? ubukene buravuza ifirimbi. Menya nge nkenyiko ngenda kennye kuri cya gihe utakunda. Ariko rero ngo baravuga ngo abafite nibo baganya. Nawe ubukene bwakugeraho koko Kampaye butanyiza usobwo bwagiye kuri bande. ubu ngubu winjiye mu nzu muhira wakumirwa. Ibintu byose naragurishije ngira ngo ndebe ko nabona amarariro, ariko n'ubundi ayo mafaranga wabigurishije se igashira narya umenya hagiye se. Ngize ngo amafaranga yo mu bukene hari ikintu yakumarira. Reka muri make niki cyakugenzaga se? Oya se we cyangenzaga ibingenza byo ni bigenza abantu mu gihe cy'inzara byo bari byinshi. Ahubwo hari n'akantu hanyakira. Nta kantu gahari kabisa. Ariko se nigeze nkubwira we kubijyanye na bwa bukwe bwo kwa Rudasimbwa. Wari uhari? Nari impara ariko nari nicaye inyuma cybyihorere Ese kuki wagiye inyuma? barantumiye ndagenda ndicara. Rero ntibajyana akantu bamwe kandi bari batetse amafiriti. ariko we menya biterwa bite, wowe biterwa nuko uri umukira ahari. Je twarariye mbega ibiryo wa muntu Mwarariye ese ukaba uri gutakiza imisuru ese wowe ibintu by'umunsi umwe ngize ngo hari icyo byakumarira. byihorere sha natashye. urumva ko natashye mbabaye. wowe wazanyemo ubwana ubundi iyo ugiye kumushana kuvumba batwereresha wowe ugiye bakanyima ibiryo. iyo ugiye kuvumba ugenda uri umuntu je bari bantumiye urangije ntiwarya guteze. ntago nariye. urumva ko wowe wazanye ibintu by'ubwana rwose. ubundi iyo ugiye kuvumba ugenda uri muri baba boss b'imbe bamwe binjizwa mbere uremera nyine ukareba niba ari ikote ukaritira, niba ari ipantaro, ariko bakabona ko uri umuntu wiyubashye. Usibye kwenda wowe utari n'umuvumbyi. Izo nizo tekinike z'abavumbi. Niko tubayeho mu gihe nyine cy'ibirori, ariko ibirori byo n'ubu byarabuze. Ahubwo icyangenzaga wenda buriya ngo wenda ngusaba ka serivisi gatoya. Ka serivisi nta kibazo kansaba ndakaguha, ariko hatarimo kunguza amafaranga kuko nanjye mfite. Aya murasa amafaranga. Menya nabyutse neza pe. Gatangiye ubwo utangiye kumbwira ko bitari amafaranga nta kibazo, ndumva naba naje nyine nagira ngo nyine nk'umuntu w'inshuti yanjye. Suri inshuti yanjye se? Ndi inshuti yawe. Inshuti yanjye Kanyoni rwose. Buriya rero cyangenzaga siko ufite ubukwe se ko nteruka nawe. Oya nagira ngo ahubwo wenda ese simubwiye ko ari agaserivisi nshaka kugusaba. Nyine urareba mu rugo natetse. Watetse tugenda aho gumpe ku biryo. Oya buretse nkubwire iki nyine wenda nakanaguhaye, ariko nyine itonde wumve ibyo nkubwira nyine wenda nyuma turanareba nabyo byashoboka. Ntawe muhera natetse, ariko natetse ubugari. Atetse ubugari kandi ukuntu nataheruka ubugari sha nyine nagira ngo nkubwire akanyaninyuza hano mbona umwana ari gusya agafu ka soya. Avuga ati wenda wowe wabona hari uko wabigenje ubona agasosi, nanjye nyine ngo umpe ku gasosi njye kwirishiriza ubugari. Mbese mu make uje kunsaba isosi? Yego. Nta sosi mfite rero. Sosi mfite rwose. Ayi muratubeshya. Umuntu w'umugabo usaba isosi gute? Watetse ubugari. Ubugari si bwo buhenda se? Nyine yego. Nyine nta gafu kari karasigaye ubugari. Akisosi ko karashize. None se za tekinike zawe ajya gukoresha kera ukajya mu nyanya z'abandi ukaziba ubwo uzajya narihari. Wari hamenye. Ariko nyine nagira ngo nyine mbwira nyine kandebere nta gasosi mfite kabisa. Ubu ngubu usanzwe rwose ibiryo babimaze nta gasosi mfite. Ubu koko unkura inzira ku murima ngende. Oyagenda rwose nta gasosi gahari pe. Ese undaburisha umunyu. Urebe ukuntu bora rero abantu bakira ukuntu bafata gusenda bagashyiramo amazi bakarisha ibijumba cyangwa ubugari. Nawe ugende wenda ubikore urebe ko bijya. Niyo makane nyine reka ngende nta kundi. Ntaribe tuzasubira reka mbe ngiye tuzasugenda, ariko nakugira inama. Ariko ejo nzazinduka mutararangiza kurya.